sha umva barambwiraga ngo abamotari bakunda igituba nka Pink. Mana we, ejo nahuye n'umumotari witwa Damascene. Mani, nikubwira ngo umumotari yantwaye amvanye hariya ku Gisozi, urumva? Mana, ariko wumve ngo umumotari yagiye anshyukwisha, umva anshyukwisha tayari feri ya mbere, twumva twaruhukiye iwe mu rugo. Ni ukuri kw'Imana, Mana yanjye imeze nyine nawe umugore nkanjye, kugira ngo umumotari antware, nari ntashye mvuye mu kazi, ariko kubera uburyo yanshyukwishije birangire dutahanye. Mana we, none hararongora. Umva, ngiye baravugaga ngo abamotari bararongora nka Pink, ariko umumotari ejo yaramvugije we, none haba mu gipangu cya wenyine yarambwiye utumva wisanzure, nushaka urire kubera yuko ngiye kukurongora kandi uransaba imbabazi. Noneho yabimbwira nkagira ngo ni cya gikabyo nyine, urabizi abantu benshi bakunze kwiyemera ngo bararenze, ngo barakubiye, nyine akenshi usanga ntabyo bazi. Narinzi ko ari cya gikabyo. Mani, bari bakurongora ifuro rikaza rikarenga, hakaza amazi agakama, hakaza mani amavuta. Umumotari yarandongoye we. Mva nyuma tubirangije yarambwiye tumva ashaka nkubwire, nta nubwo nkisubiye mu kazi, ngiye kuryama nduhuke, kuko umva nanjye umugongo urahagendeye. Ariko urebye ibintu byabaye mana, hoya ahantu twahuriye nyine ngewe nari ntashye, urumva? Ni ryari se karejo? Nijo nimugoroba, ngewe nari ntashye niviriye mu kazi, urumva? Hari ku Gisozi, nsangahe saa 11 hafi n'ebyiri, ndataha ntega umumotari ubona nyine ukuzemo ukuntu, uri mu myaka nka 40, nawe afite umugore. Noneho fone yarasonnye asanga ni madamu, arambwira uti ese mabuja wanyihanganira umunota umwe nkitaba madamu? Ndamubwira uti nta kibazo, kumwe nyine umumotari aba atwaye akanga kwitaba atabanje kugusaba uruhushya. Yanambwiye uti taba nta kibazo, yaritabye dukomeza urugendo. Numva ari kuvugana nabi na madamu we, numva bari kuvugana nabi, sinzi ibyo bikosa, ngo nyine bari bamaze iminsi batari kumvikana. Ubwo avuye kuri telefone aratangira ntirasitora, arambwira uti abadamu bararushya, uti nk'uyu nguyu yaranzonze, ngo muri iyi minsi sinzi ngo amakosa yakoze, ngo kandi ngo ubone nitahira nimugoroba, uti nkigera ku buriri aratangira agitarika, atangiranye ngenga nyitashire ngo murongore, yiriwe yandakaje umunsi wose. Urumva atangira kubonera sitori z'umugore we, arambwira ngo afite umugore ukunda ibintu, ariko ngo ni umunyamufuti, kandi ngo iyo yamurakaje nawe kumurongora biramuvuna. Ubu ngubu nimugoroba nitahira aratangira gitarike, atangire ngo amufate intoki ngo azikoze mu gitsina cye, ngo niko umugore we nyine ngakunda kubigenza. Ngo umugore we iyo yabishatse nyine atitaye ko bashwanye, aragenda akaryama akagarama, yamara kugarama agashwandarika, akajya afata ikiganza nyine cy'umugabo we nk'uko umuntu yaba aryamye gutya, akajya akizana nyine akakikoza ku gitsina. Ngo niko umugore we akunda kubigenza. Arambwira uti ubu ngubu ntanabona ko narakaye, byibuze ngo abanza nansaba imbabazi, agomba koza nkansakoreza ngo sheri ngo kiragukumbuye, ibintu nk'ibyo. Umva turaganira tayari tuba twinjiye muri ibyo biganiro bijyanye no kurongorana. Urabizi abamotari babikunda ko mugitangira kuganira ku kintu kijyanye no gucumitana no kugira uti umva umumotari aho ngaho mwagendana. Umumotari twagiye tuganira, aje akajya ambwira ngo kandi arangora. Ubwo sinzi ukuntu twaganiye, ndamubwira uti reka tuba tubikeneye, uti nanjye umugabo wanjye yirwa ambwira ngo ndamugora, nubwo ndamubwira uti ubu nanjye umugabo wanjye nta kindongora, yirwa ambwira ngo ndamugora. Urumva umumotari nibwo yahise atangira kunyinjirira, utese umugora gute wowe? Nawe wirirwa umubwira nabi nk'ibi ngibi by'umugore wanjye? Ndamubwira uti reka reka, umugabo wanjye nyine narabyibushye, urumva? Urabona ko none hapimye ibiro ngira ngo ni 90, 90 byo ndabifite. Narabyibushye, ndagenda nzana amabuno manini, ndagenda nzana amatako manini, cyakoze ikintu kitabyibuha, mva hejuru ntabirenze, ariko nyine n'amabere urabona ko yarabyibushye, urumva? Ariko cyane cyane hasi ndagemba munini pe, kuko iyo mbyibushye ngewe nkunda kubyibuha n'ubundi, amatayi, amatako, amaguru. Ubwo motari ndamubwira uti umugabo wanjye ni wa muntu iyo mvuze ngo ndagukumbuye ngwino dukora ibintu, ni wa muntu uza agahita amara umunota umwe.
namubwira uti ese sheri ko urangije vuba njyewe biragenda bite, uguze ikintu ansubiza? Arambwira ngo uramvuna, warabyibushye kandi sinkunda abagore banini, utigerageza ujye kuri regime niba ushaka yuko nzongera kujya nkurongora nka mbere, ngo kujya hejuru ngo kuyigezamo ni ugusesera, ngo amataka ngo aramutangira, ngo amabuno nayo akamutangira, noneho ngo iyo tugeze ngo kuko inyuma umva ngo karamuvuna bya hatari, ngo kujya kwegura amabuno ngo kugira ngo izageremo, umva arambwira uti rwose usigaye unjena kukurongora, njye niko umugabo wanjye yambwiye. Ubwo nagiye mbiganiriza umumotari, ejo ndamubwira uti sha motari nazize ko nabyibushye, umugabo wanjye nyine bisigaye bimunanira, nyine ngo bimutwara imbaraga nyinshi cyane, ku buryo nyine ubwo niba nabishatse umva arabikora nk'umuhango cyokoze apfe kuza agikiniremo ubundi azimenemo yigendere, ariko ibyo kuvuga nkarajya kunshimisha ngo ategereze ndangize ntabwo yabishobora, kubera yuko nta santima nyine aba afite nyinshi, kuko nabyibushye nyine biramujena, kuko tugenabana nyine nari nanutse, ariko nkibyara umwana wa mbere ntangira kwiyongera no muri iyi minsi nariyongereye bya hatari. Motari narabimubwiye arambwira uti ye ngumva kubwire madamu ntundakarire, ariko umugabo we ni ikigoryi, mva nuko yambwiye, arambwira uti ni ikigoryi, uti niba hari umugore uryoha wa mbere ni umugore ufatika, umugore ufata itako ngo kumva ko ufashe itako ngo pana ngo umufate itako kumva ufashe akaboko, uti umugore ufatika ni umwe urongora akinyuma ukajya ufata ikibuno ukumva ko ufashe ikibuno, wakubita urushyi rukavuga, uti umugabo we ni ikigoryi pe, ibaza umugore mwiza nkawe, noneho niba hari ikintu nakunze njyewe nakunze amaguru yawe bya hatari. Motari atangiye akuntereta urumva, arambwira uti se yanyitaga sister cyangwa akanyita mabusha, arambwira uti sister njyewe niba hari ikintu nkunda abagore banini, arambwira uti umugore wanjye ni munini cyane kukuruta, utariko mujya mu maguru nkamusesera nkamucumita, nawe ugakambwira uti mugabo wa urarenze. Umva motari agenda anganiriza ageze aho arambwira uti ngiye kundeba, uti mfite imboro ndende, ngo niba wabyibushye bingana gute ngo igomba kukwinjiramo kandi ukayumva, ngaho ubwo umugabo wawe ngashobora kuba afite gatoya yashyiramo akumva n'undi ntikageramo, kubera wenda wa mugani wabaye munini bigatuma bimujena. Ubwo twagiye tubiganiraho ndamubwira ese ubwo kumuta ubu nzabigenza nte, nzashaka umusore mutoya uzajya binkurikiranira, nzabyihanganira ntegereze regime nayo yarananiye, ndamuganiriza mutarambwira utaho se mada wazantumiye njyewe nkaza nkabanza nkagupfura byibuze, urumva namara kugupfura ibindi tubipange nyuma nkugire inama nzima ya kigabo y'icyo uzakora. Ubwo namuje si uko wamfubura kuko wanshobora, ndamubwira uti noneho igihe maze narangiza sinzi ko kabisa sinzi ko nayihaga, yarambwiye utumva nkubwire madamu njyewe ndakurongora ndangiza ari uko mbwiye ngo warangije, uti kandi si ureba ngo wansaba imbabazi. Yagiye anganiriza ntera story mana, ariko nikubwira ngo mu mwanya twagiye tuganira ibyo bintu nagiye kumva numva ntangiye kugenda mpinduka, numva ntangiye kugenda cyukwa mu mutima, ndatekereza ndavuga si uyu mumotari ibintu ari kumbwira ni ibya nyabyo nzamuhamagare, kuko nyiri urwego nari ngezeho niho umugabo wanjye asigaye ambwira uti rwose madame ntabwo ntera santima pe, wabaye munini kora regime, nagerageza regime sinanuke, bivuze ko uriya mugabo wanjye kongera kunyiyumvamo bigoranye, azajya yishakira utwana duto mani. Umumotari narambwira uti motari mbwira niba uri seriye tuzabigerageze turebe. Umumotari arambwira utumva sister njyewe n'ubu nonaha nushaka unkore ku bintu wumve, ubu ngiye nonaha nanashyutswe bya hatari, uti nkunda abagore banini, uti byonyine reba icyo kibero cyawe, ngira ngo arambeshya. Ndamubaza motari bya nyabyo wabishatse? Arambwira uti babarira ngiye kuko bwari butangiye kugoroba, twari turi noneho mu muhanda nyine, twari turi guca mu muhanda wa panya utari uwa kaburimbo, nta bantu bari mu muhanda. Yarambwiye uti mbabuja gerageza nk'uwijijisha ugire gutyo urambura akaboko nkore ku bintu wumve, uti ndumva yenda guturika. Ndamubwira uti bya nyabyo? Arambwira uti cyane rwose. Nagize ntya ndambura akaboko nyine ibiraho byo gukubagana ye, ngira gutya ndayicakira, umva ingana nk'aka kaboko, numva koko ibintu ari kumbwira ni ibya nyabyo, numva arayifite. Ndamubwira muta ku waba ukabije. Arambwira uti sister ntabwo nkubeshya,
njyewe ndayifite, njyewe nunanyemerera n'aka kanya umbwire, njyewe nkwereka ahantu nkujyana, mbanze ngo kubitire ayo mazi mbanze nyagabanye, ubundi uwo mugabo wawe ibyo uzaba ubyigaho nyuma. Uti kandi binashobotse njye nawe twazajya tunapanga ukuntu twazajya twihorera tukikemurira ikibazo cyacu, ubundi tukitahira tumeze neza. Namubwira ati ariko njyewe mfite ikibazo, ariko wenda ndumva ntacyo ufite kuko wowe umugore warabikunda. Arambwira uti nyine arabikunda, ariko ikibazo umugore wanjye ntabwo mba mufitiye santima, kubera nyine ni umuntu ukunda kuvuga nabi, nyine ibintu nk'ibyo. Arambwira uti ariko ndagikunda rwose nanjye. Mani nabitekerejeho numva wa mugani twabikora, numva kwihangana byaranze, numva kabisa umuziki ukuranyije. Ndangije mbwira motari, ndamubwira uti motari mva nkubwire, ni ukuri maze igihe kinini cyane, kinini ariko ntarangiza, kubera yuko nyine ikibazo ari icyo ngicyo, umugabo wanjye nta santima. Uti na nimugoroba iyo tugiye kuryama mani kugira ngo tuzabikore, nyine mbona njyewe umwendereza ntabwo yabikora agahita aciramo bene gutyo. Ndamubwira uti rero njyewe mnyemerera twibeta ahantu tugire uko twigenza. Motari arambwira uti uri seriye? Ndamubwira uti ni ukuri kw'Imana ndi seriye. Yahise ambwira uti rero hari inzu nyine yari afite geto, yari afite y'umushuti we, ariko umushuti we yari yaragiye hanze, yagiye hanze ejo bundi nyine hashize. Noneho uwo mushuti we asiga amuhaye urufunguzo, aramubwira nyine azaja ukuntu amukurikiranira ibikoresho bye ntibizagire icyo biba. Yarambwira ati tujye kuri aho ngaho, urumva? Uti sisita katugende mbanze nkukubitire. Uti kandi ikigaragara usa nk'uwaryoha, urumva? Arambwira uti abagore banini b'ibikara, uti ni ukuri kw'Imana biba bigoye ko babiha. Motari sakase moto tayari, yahise akata moto. N'ubundi nta mugabo uri bumbaze uti ko watinze, ibyo ntaba nabyitayeho, ibyo bikorwa n'umugabo uguhangayikiye, ugukunda, ugufitiye santima. Motari yakase icyuma, dusubira inyuma turagenda tujya muri ziriya karitsiye za Kinyinya, urumva? Niho nyine n'ubundi uwo mushuti we atuye, ariko ni nayo karitsiye n'ubundi nawe atuyemo, uretse ko bitandukanye nyine bitegeranye. Twaragiye mani umutipe aba ahantu heza, uwo mutipe wa mushuti we wamusigiye urufunguzo aba ahantu heza byatari, akazu kubatse neza nyine tuno tugezweho, mva gafite dushe mu nzu, tuwarete, ibintu byose mu nzu, mu gipangu cya yonyine. Twaragiye turinjira na moto turayinjiza, arangije isiga hanze, arafungura, twinjira mu nzu mo imbere. Tugeze mu nzu, umutipe nyine urabona ko yari umuntu nyine usobanutse, yari afite n'agafirigo. Motari aravuga uti se uriya mutipe hari ikintu yaba afitemo ra? Arafungura, agifungura dusanga harimo ikintu bita amabyeri, harimo amarura. Nahise mbwira motari uti kurura iryo cupa ry'amarura. Motari arambwira uti njye mfite inyota, ariko mbanze nywe byeri. Harimo udusikoro, harimo n'amarura. Mva yampaye amarura nsuka mu kirahure, ndagotomera. Ariko nari mfite ikintu bita umushyukwe muntu wanjye. Mani motari yaragiye arakijagajaga, aragisetsa, umva ntaha nyine yagisukuye. Uwo mwanya we yese akubita agapiti ka mbere, akubita ka kabiri, maze gukubita ka kabiri ahita akuramo bya bikote byabo, jire ashyira hariya, ibikwita akuramo, ibintu byose akuramo. Ahita ambwira uti se sisita, naho nari ngiye muri dushe, ntabwo wari buze tukajyana? Uwo mwanya yese ashyiramo, yese acuranga radiyo, ubundi mpita nanjye nkuramo imyenda byose, buri n'ikariso byose nkuramo nsiga aho ngaho. Motari arangije arambwira uti umva dore igituba nanjye nkaba umuswezi. Arambwira uti mada ndaje nkusukure ku buryo ngiye kwibagiza umugabo wawe. Akajya bimbwira nyine ari burage duseka, kuko nyine numva ko ibyo bintu bitabaho. Ariko mva nkubwire, uriya mumotari andomoye inshuro 3. Mani sinzi kabisa, njyewe byaranyemeje, ndavuga uti sha ngukure ingofero. Kuko uwo mwanya nyine twaragiye tujya muri doshe, urumva? Muri doshe yo mu nzu. Mani motari arambwira ati sisita, uti njyewe nimba hari n'ikintu wagira ngo nize ikintu cyo gutanga keya, ubu ngubu tugezemo hano nta nubwo uri bwiyoze, ni njyewe uri bukoze. Zafunguye amazi mani, harimo n'aka kaboro gashyushya amazi, umenya ngo twakarabye ari amazi ashyushye. Amaze kugira arambwira uti sutama, uti simuhera hasi se mukabanza mukacyoza? Ndasutaraye.
arabanza agishyiramo intoki, arabanza aracyoza, arangije kucyoza, umva n'inda yakuri atangira kukijagajaga nyine agikora kuri turiya tuntu twa rugongo, agikora ku myeyo agikirigita, mana atangira kugikozamo intoki cyane rwose. Muri ako kanya atangira kugikozamo intoki, akajya azamuramo urutoki hejuru cyane, yari afite ibitoki bibyibushye bimeze nk'iby'abakiga, igitoki kimwe kirimo nk'izi ngizi ebyiri, akajya akizamuramo mo imbere, akakizunguzamo akambwira uti sisi tugomba kucyoza neza imyanda igashiramo. Umva aragisukura, arangije mare numva ntangiye gushyukwa. Yashyizemo urutoki nyine nimubwira ngo umushyukwe wanjye wabaga uri hafi bishoboka, ariko bishoboka. Ubwo yarangije gucyoza, mani yari afite ikintu bita igitsina, yababa kirekire kinini mani, cyumva cyarezeho imitsi noneho kinini kibyibushye. Ubwo muri ako kanya nanjye nahise mubwira ati reka nyoze, mani nkiyikozaho intoki numva irashyushye kubi, iri kokera. Arambwira ati sisita wayibonye? Namubwira ati shamva nayibonye. Ubwo yaranyogeje, mani aranyuza neza, tugeze aho turoga biri seriye, turoga aranyuza nanjye ndamwoza, turoga. Turangije koga tuba tugiye muri salo, turihanaguye tuba dukomeje iyo mu cyumba. Tugeze mu cyumba umumotari arangije arambwira ati sisita garama mbanze mwereke ngiye none n'utuntu tw'ubwenge gukorera. Ibaze ko yansishije akanyonga mu gituba, n'umugabo wanjye ubwo atarabikora. Ni ukuri kw'Imana umugabo wanjye se yari yabikora? Na mbere nyinanutse ntabwo yigeze abikora. Umumotari yarambwiye ati sisita garama, ndaryama. Arabanza gukupitiramo ikintu bita ururimi, arabanza aruzunguzamo, umva imyara yinyeganyeza. Urumva hashize akanya bagukubitiyemo ikintu cyitwa intoki, cya gitoki cye kibyibushye. Mani nimubwira ngo igitsina cyaragiye kiratoha, kiragenda kiratoha, kirajwenga. Urumva kimaze kujwenga, utarambwira uti sisita, uti ikigaragara umva wari uyikeneye pe, we nta nubwo ageze ansaba ngo nyonke, yarambwira uti umva garama neza. Ndangije ndagarama nyine, mfungura amaguru, nayo ubyibushye bisaba nyine nimba utandaraje, umva kutandaraza nyine cyane ku buryo kibona neza amata akwiye kugipfuka. Naragenda gitandaraza, mutari arambwira uti umva uti ngewe rwose umugore wanjye akurusha ubunini kandi ndamurongora akansaba imbabazi. Mutari agize atya gufatira ikintu bita igitsina, urumva aratangira abanza nyine akubita ku myeyo, umva igitsina kiragenda kirabyimba. Bari bakurongora wajya ubona kirimo kirabyimba gutyo kireba, urugongo yaragiye irahagarara gutyo. Ubundi motari nawe arabanza aragicokoza. Manu wavuze yuko yakomeje kukikubita gutyo se, ahubwo nkabona utuzi dutangiye gutaruka we, kandi umve ngo nta n'iminota ibiri yari ishize mvuye kunyara, kuko tujya koga nari nabanje kunyara nyine nihagaritse tu, ariko yaragikunguse gutya aragikirigita, numva nshatse kunyara. Yakona mbona utuzi dutangiye kuza, mutari arambwira uti we tuza aho ndi kuyikoza ndahazi. Mani nimba arayikozaga, nimba arayigeze arimo kujya kubita imyeyo yonyine, nimba ari akandi kantu yakoreshaga sinkazi. Arayifata arabanza kandi gahoro, amanuka kundi umuntu akubita cyane ukumva uri kubabara. Gahoro arabanza yacugusa akajya ashyira bene mo hariya hagati y'imyeyo. Urabona nyine gutya umweyo uri ku ruhande rumwe n'undi mweyo ku ruhande rumwe, bene mo hari hagati, utaragera ku mwenge, utaranazamuka ngo ugere kuri rugongo. Gusa yarayifataga akayinyuza nyine hasi ku mwenge, agasa nk'uzamuye ururenda nyine rwasohotse kugira ngo hanyerere, agahita aruzamura hejuru, ubundi akayikirigita hariya. Nagiye kumva numva ntangiye kwinyarira, abonye ntangiye kwinyarira atangira yongezamo akantu k'akavitensi, yongeramo akantu k'agakuraje nyine arihuta. Hashize akanya atangira no gukubita cyane. Mani hari igihe umuntu akora ibintu ugahita ubona ibintu akora arabizi. Bibaho nta na rimwe umugabo wanjye arandongora kuriya, ariko umutari yarabikoze arambwira utumva ngewe umuta abagore banini nzi kubarongora, uti noneho uti nkubwiye ibintu wagira ndakubeshya, uti igitsina cyawe giteye nk'icy'umugore wanjye, uti bivuze ngo ibintu umukorera akabikunda nawe byanga byakunda urabikunda. Mani yarakubise amazi agenda yiyongera, ubundi atangira kugikubita, akajya akubita gutya akazamura akageza no kuri rugongo akongera akamanuka. Yakubagamo hariya gutya hagati, ntabwo yakubitaga gutya nyine aturutse hejuru akubitamo,
yaturukaga hasi nyine hafi ku mwenge agakuba azamura kuri rugongo akongera akamanura. Mani yaragikubye amazi araza ubundi bitangira gusakuza. Hashize akanya amazi nyine sinzi ukuntu yabaye nk'agabanutse ahita avuga utaha mbanze nyishyiremo. Ubwo urumva yatose noneho ayikubita muri rwa rurenda bijya byanyerera kurushaho. Ayinjizamo, amaze kuyinjizamo ntabyo kuvuga ngo ngaragira gake gake, uzi ibintu yakoze yarambwira ati sister n'ubundi cyashyutswe ikagishyiremo icyarimwe. Mani yayinjijemo yose gukira gendera hera muzeho gutya numva hasigaye amabya yonyine. Ndamubaza mota cya kintu kigiyemo, arambwira uteye koko hariyo ukiri kubona. Mani yari imaze kuyishyiramo yose, imaze kwinjiramo abaretse guhita nshomita nyine cyane. Arabanza arambwira uti ahubwo soma, turasomana akajya nkora ku tunyonyo, ubundi arangije asubiza inyuma akabona aratangira aracomita gahoro gahoro. Mbega ibintu biryoha, we tugiye tuvugisha ukuri, imibonano iraryoha. Iyi mibonano iraryoha iyo uri kumwe n'umuntu mwishimanye. Umva umumotari yarandongoye ndavuga uti kuki utari wabaye umugabo wanjye utanyinena, ko umugabo wanjye tuba twarasezeranye ko tuzabana mu bibi no mu byiza, none ndabyibushye atangiye kunyinena ngo ntagakingirira santima ngo ningabanye ibiryo. Motari arambwira utari kuragabanya ibiryo kubera iki? Niba ubyibushye nanjye nk'umugabo wawe ngomba guhita ntangira guhindura sitire nakoragamo, niba unanutse ngomba guhindura tukugendana n'ibigezweho. Umva motari yarandongoye. Manje iyi ni turu ye ya mbere, narangijemo inshuro ebyiri. Noneho ubwo muri kwa kurongora nyine yatangiye gucumita, yageze ahayikuramo, amaze kuyikuramo arambwira uti ye mada mbega ukuntu kiri kundeba uti mbabara we kureba. Mva naremeye ndeguka gutya ndungurukaho. Mani mbona do cyasamye kuko wagira ni nk'itiyo umva icamo amazi, cyasamye. Umva uri kubona kwaho n'ikiba gisa umutuku nyine. Umva motari akagicumita kiravuga kigeze aho mbona gitangiye kuzana ibintu by'umweru bimeze nk'ibifuro byinshi koko. Motari aragipfubita noneho ziwemo biraza kiba kiri gusakuza. Noneho ubwo nanjye nageze aho ndaryoherwa. Umva kwikaruma birananira ntangira kuvuza induru. Motari uti umva nushaka usakuze. Narasakuje koko. Mbega umumotari noneho agakurya yakoraga yaracumitaga nyine agacumita cyane agahita ayikuramo, nta n'umwanya agwaye wo kuruhuka, agahita atangira kunyaza amazi agahita aza. Mu gihe amazi atarashiramo agahita asubizamo. yankora ikintu bita meranje. Ayaya mbega imboro iryoha we, yarandongoye ntangira kumubwira uti sheri ndagukunda. Mva ibaze ni ukuri nagaruye ubwenge nyuma ndamubwira se biriya ni ibiki nakubwiraga. Arije arambwira uti rega iyo uri kurongorana n'umuntu ntundi aba yabaye umugore wawe nawe wabaye umugabo we, ibindi birangira nyuma mugiye. Twararongoranye, tumaze kurongorana umva kera kabaye umumotari sinzi ukuntu yanyaje nshiduka ndangije. Arambwira uti we humura biraza kongera bitangire. Maze kurangiza yayikuyemo. Umva ukuntu azi kurongora. Ntabwo namubwira uti yo wibera umufubuzi. Yambwira uti se shaho ujya ndangira abamere bafite amafaranga. Umutima ndawuguta ahubwo se njyewe wazajya nyaguha ahubwo akaba ari njye ukomeza gukorera umuti. Urumva namuhaye amafaranga, njyewe ejo namuhaye amafaranga uretse ko nari nyafite. Umva noneho byahuriranye n'uko nari naciye ku cyuma nari mfite amafaranga, hari umuntu nashakaga kwishyura ndavuga uti reka mbikuze menshi byibuze ku buryo ngize n'akandi kabazo nagakemura. Ayo nabikuje yose yaba y'uwo muntu byose naramuhereje. Ndamubwira uti nitaye ku kazi waba ufite kandi ku kazi umugore wakora cyangwa ku mafaranga ufite akira nkugurire fanta. Abanza kuyanga. Mwana uzi ukuntu byagenze. Oya nanjye kubwiraga kurya yankoreye. Maze kurangiza yayikuyemo, amaze kuyikuramo turiryamira. Igihe ihagaze gutya aransoma aranganiriza. Hashize iminota nka 15 mve ngo yari igihagaze. Atinda kurangiza ate, hashize iminota nka 15 asubira ku gitsina arongera aragitegura fresh kwa kundi yayifataga kumwe n'ubundi bwa mbere tugitangira. Yifataga akajya yifata akayizunguza nyine kuri rugongo mara hagati, kirongera kirahagarara fresh. Kirongera kirabishaka fresh. Mane twarongeye turabikora ndatangira bundi bushyashya tongera ndarangiza. Umva byari biryoshye ndavuga uti ibi ntabwo bibaho. Byari biryoshye umve ngo
kera kabaye yararangije nanjye ndarangiza bwa kabiri. Tubirangije mbaza motari ndabwira motari iriya banga ukoresha ibintu ntabwo bibaho. Arambwira uti yego ko ngiye nkunda igituba pfa kuba gusa nagukunze ndagusesera nkagucuranga n'umugore uri hejuru yawe inshuro ebyiri njye ntabwo yananira. Ego twakoreye aho nakubeshya se twakoreye aho urumva. Arangije arambwira ati icyo wakoze kamubwire madamu niba ari uko utari uriherutse ikintu mbonye urusha umugore wanjye umurusha amazi utumurusha amazi nawe arayagira ariko uramurusha. Ubwo arangije turaruhukaho nk'iminota 30 numva nanakiryamira urabizi iyo bakurongoye nyine cyane ukarangiza ukaba kakunyaza wumva ushaka kuzisinzirira nyuma agatima karagaruka ndebye ku isaha nsanga saa 2 zirageze. Bwira motari uti burije reka ntaho ngo umugabo wanjye yageze mu rugo. Uti ndiye naguhamagaye namubwira mbaze iki se wapi ariko mvuye ku motari arambwira uti nahise mubwira ngiye uti motari banza umpe nimero yawe ntaza kugenda nayitwaye byazambabaza sinapfa kongera kukubona kandi abamotari muba musa ntabwo nazapfa kukubona. Yarambwira uti nanjye ntabwo wari bumve mutayimpaye twahanye nimero. Tumaje guhana nimero nandikaho motari untwara gusa. Turangije turitunganya turambara ubwo twaragiye twese turoga turangije turambara iby'amashuka twabisize gutya. Arambwira uti ejo nzari umuhungu azakora amasuku hano wikigora. Twararangije ndaje ngura mu isakoshi ubwo nawe yarimo gufunga inkweto nkuramo 200. Ndamubwira uti muta aya mafaranga ngiye kuyaha umuntu ariko akiri ejo nzajya ku cyuma nzakura ahandi. Arambwira uti hoya madaho ya ibi bintu byari ibyishimo byacu twembi ntabwo nayafata. Naramubwiye tumva nkubwire ufite urugo ntitaye ku mafaranga ufite iyi ni fanta nkuguriye ntabwo nkwishyuye ntabwo muguze sinabona nayo mugura. Motari yarishimye arambwira uti wajya wari ubizi ko mfite ideni. Iyi ngo yari afite ideni ry'ibihumbi 80 rimumereye nabi kubera nyine ngo madamu we urango ntagakora. Ubwo ndarishimye cyane ubundi twicara kuri moto turataha. Aranaha nageze mu rugo tugeze mu rugo numva ntabwo nigeze nyine mwishyura ariko mani n'ubu ngubu nijoro nagiye nsanga umugabo wanjye ari yicariye nta kibazo afite. Tugeze mu buriri ntigeze ansaba nk'uko bisanzwe ubwo wenda yategereje ko ndamubwira uti sheri ndumva nayo nimereye neza none nayo mfite ikintu cyitwa ibitotsi. Mbega ukuntu umuntu aryama neza iyo bamurongoye nasinziriye nongeye kwicura saa 1:50 mu gitondo naruhutse mana we nabyutse ntekereza ibintu nakoze nimubana ndavuga uti cyakoze iriya yarisi nonaha ndi kubivuga nkumva ndi gushyukwa. Mbega umumotari we abamotari ararenze nimubwira ngo ntabwo turongera kuvugana ariko sha ararenze kabisa ararenze. Njye nzajya mbura amafaranga nzajya muhamagara azankorera umuti bize n'undi kigabo cyanjye ko nta gahunda gifite yo kunshimisha